Mwami Yesu nashimwe cyane kandi ndabashuje amahoro y'Imana akomeza kubana namwe aho muri mu bice bitandukanye. Amazina yanjye ni Dufatanye Eric, mfite umugore n'abana. Twishimiye Imana. Reka tubanze tubabwire yuko hari ubutumwa maze iminsi mawe, ariko bitewe n'ukuntu nagemera nkaho mburamo akanya ko kubutambutsa, nkumenya naho mbyirengagiza nkagira ngo ni ibitekerezo byanjye cyangwa ni mbese ndagerageje kubyirengagiza. Nanagerageza kumera nkaho icyanditswe nahawe kimeze nkaho aricyo kiri mu ubwo butumwa. Nyishyira no kuri TikTok, ndabateka mfata iki cyanditswe nyishyire kuri TikTok, yenda bizabirangira, ariko nkomeza guhatwa cyane no kugira ngo mvuge ubutumwa mu buryo bwo kwerura, mbwire itorero cyangwa bitwa ngo abigishwa ba Yesu Kristo yuko igihe tugezemo ni igihe gikomeye cyane kandi igihe bakwiye kwitegura, kuko akarengane kagiye kongera cyane, akarengane kagiye kwiyongera cyane, kandi cyitonderwa ntabwo ako karengane ntabwo kazaba kuri bo kubera yuko ari uko bapaganye cyangwa se ahubwo ako karengane ukuntu kagiye kuba ni akarengane kuko bavugisha ukuri. Ndaza kubaha imirongo myinshi, ariko tuza gutinda ko ubu butumwa ndashaka bugere ku isi hose, ku bantu bitwa ngo barankurikiranye, abitwa ngo ni abizera, abitwa abigishwa ba Kristo, abitwa ngo bari mu nzira y'agakiza, apana abayitirirwa, abitwa ngo bari ku Gisiyoni, abitwa ngo ni abigishwa, ni aba Yesu, aba Kristo. Abo nibo ndi kubwira bene data, mbabwire ngo mwitegure yuko mugiye kurushirizwaho kurenganwa. Yego mwarenganwaga, ariko noneho mugiye kurushirizwaho kurenganwa bitewe nuko umwijima ukomeze gucura cyane. Umwijima umaze kuba mwinshi, isi yose urareba ukabona ni icuraburindi, kandi ntabwo muzarenganwa n'abitwa ngo ni abanyamahanga cyangwa bitwa ngo bavuye hirya no hino, mu bitwa ngo ni banabazi, ni mu buterana se, ni muhura se, n'abitirirwa ngo ni bene so cyangwa n'abitwa ngo ni abajya mu ijuru. Reka mbyerere gutyo. Ubutumwa nifuje yuko bwagera ku macano nkane. Hari cano ya mbere y'Umuhoza Clement bita Umwubatsi TV, iya kabiri Place Robert, muramuzi cyane, iya gatatu ni Zaburi iyobowe cyangwa ihagarariye n'umukozi w'Imana bita Plaisir. Iya kane navuga ngo ni iya nyuma numva umutima wanjye uhamya nayo yuko nayo ikwiye kujyaho, ni Be Careful. Izi cano zose ndagira ngo mbanze mbabwire yuko sikwiye gucaho ubu butumwa, kuko ni ubutumwa bukwiriye kumvikanwa n'abantu bitwa ngo ni abari hirya no hino. Kandi ndasaba buri muntu wese witwa ngo mvuze aze kumfasha, nubwo harimo abo twavuganye, ariko aze kumfasha ubutumwa butambutse. Imana yo mu ijuru hari ikiza kumukorera, kandi Imana yo mu ijuru hari uburinzi iza kumushyiraho kuri we, kuko ni umuntu wese ufashe igikombe cy'amazi akonje akagiha ku muntu wundi ahabwa umugisha bitewe n'icyo kintu akoze. Mu yandi magambo, kuba njye nahabwa umugisha kubw'ubutumwa nemeye kujya gutambutsa, n'umuntu wese wemeye kubucisha kuri cano ye nawe habwa umugisha, cyangwa tugabana umugisha. Ariko nta nubwo nabwo tugabana umugisha, kuko Imana ifite imigisha myinshi cyane, buri muntu wese yamuha umugisha. Kuriya rero hari ukuntu twajyaga tujya gusenga, ukumva umuntu agiye gusengera, yenda n'urugero
Imana imurindira ubugingo, undi ugasanga agiye gusengera ngo Imana imuhe ikintu runaka, ariko kumva undi Imana imubwira ati Imana ikurinze gupfa. Nabwo ni umugisha kuba Imana ishobora kukubwira ati ikurinze gupfa, hari ikindi ishaka kugira ngo ukore mu isi kugira ngo kizabe muri ya mirimo izagenda nawe iguherekeje. So rero tugiye gutambutsa ubutumwa tuza gusanga mu bitabo nka 2 cyangwa 3, ariko ngira ngo mbwire ngo abitirirwa izina rya Yesu Kristo mukomere kandi mukomere kwihangana kugeza mu gupfa kwanyu, kuko harimo n'abazapfa, harimo n'abazafungwa, harimo n'abazarangiza urugendo nk'uko bikwiriye, nk'uko ba Yohana babafashe bakabashyira muri buto, bakabashyira muri mu kirwa cy'Ipatimu, ahubwo bakarushirizwaho kwiyongera no guhishurirwa ibintu biremere cyane. Harimo abantu bameze gutyo, ni mw'ubwo buryo harimo abantu bagiye kurenganywa ariko bakarushirizwaho kugira ubwiza n'icyubahiro, bakarushizwa kugira imbaraga no kureba cyane no kwereka ibintu bikomeye cyane. Ariko harimo n'abazataha bagataha iwacu mu ijuru. Iyo ndi kumva ibi bintu abantu bagiye gushwemuka cyane, abantu bagiye guturika. Tubahaye ikaze Abanyarwanda n'abandi bese muzasobanukirwa babasobanuriye. Nukuri ndabinginze ubutumwa mukumve cyane. Ubu butumwa ninashatse kubyirengagiza, nkumva hari ibintu biri hari nk'umuntu uri kumatera cyane, yewe mera nkaho mbishyira kuri TikTok kugira ngo ahari yenda umutima utuze. Abazajya kuri TikTok bazabisangaho ubutumwa nashyizeho, ariko byanze, ndikumva byanze. Hari ibintu 3 nshaka kubabwira bikomeye cyane. Reka dusenge cyane kugira ngo Umwuka Wera adufashe. Mwami Yesu, turagushimiye muri aya masaha, tugushimiye kubw'uko wemeye yuko tugaruka kuri kamera izi channel zose. Turakwinjiza kugira ngo uri imbere na mbere. Ijambo rirambwira ngo umuntu wese uruvuga Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Urufatiro ruracyahagaze, ariko rwanditsweho ngo Uwiteka arabazi, azabe. Mana uratuzi, uradusobanukiwe, uzi imigendere yacu, uzi imigambi yacu, uzi imyicarire yacu, uzi imihagarire yacu, ibyo twifuriza n'ibyiza ntago ari bibi. Niyo mpamvu wabivuze muri Yesaya avuga ati rero nuko mushaka Uwiteka bigishoboka yuko akibonwa, ni mu mwambazi abanyabyaha bareka ibyaha byabo. Ndakwingize Mwami Yesu, niko wabivuze muri Yesaya 55:3 umanuka. Ndakwingiza buri muntu wese umwezi ibyaha bye, umubabarire. Amaraso ya Yesu Kristo amweza mutunganye. Mwami iri jambo tugiye kuvuga rize gukora ku mitima y'abantu benshi, abantu baze gukomera, abari mu guca abari guca mu karengane, abagiye kugacamo, abagiye Mwami mu guhura n'ibikomeye, yaba abo bagendana, yaba abo babana, yaba mu madini, yaba Mwami mwivuga butumwa rwose. Mwami ndakwinginze ubahe inkomezi, bakomeze kugira ngo Mwami batazacika intege, bakava muri uru rugendo, bakabivamo. Kandi Mwami igihe tubona tugeze muri igihe uri ku rugi ukomanga, uri hafi kwinjira, ukavuga tuwera niyere wandi nakomeze kwandura. Turakwinginze rero kugira ngo tweze dutunganye kandi udushyigikire, ijambo ryawe rigira imbaraga. Umwuka Wera tuyobore, ubwiza bwawe buganze, imbaraga z'Umwuka Wera zikomeza abantu, imbaraga z'Umwuka Wera zifata abantu imitima, zibuzuze mwemu, ubabatize, buzure imbaraga zazo guhamya. Uko ijambo rirambwe mu byakozwe n'ibi igice cya 1 murongo wa 8 ngo icyakora koko muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamarukira. Ndasenze kugira ngo iri jambo umuntu wese uryumva umwuzuze Mwuka wa Wera, umwuzuze imbaraga zo kugira ngo akomeze guhamya. Abatinyaga, abari bafite ubwoba, abahabwaga message bakayifata bakayipfundikiranya, abahabwaga yerekwa bakayipfundikiranya, ndagusabye Mwami ubuzuze imbaraga z'Umwuka wa Wera kugira ngo buri wese avuga ashize amanga. Ijambo rirambwa ngo umuntu utazakuhamiriza mu bantu ngo nawe ntuzamuhamya imbere ya Data, ntabwo uzamwemerera kugira ngo umuhamirize imbere ya Data, ahubwo uzamwihakana. Ndakwinginze buri muntu wese uri kunyumva, buri mukristo wese uri kunyumva, buri muntu ufite inyota, buri muntu ufite inzira z'Isiyoni, buri muntu wese uharanira
kujya mu ijuru, ndakwinjiza kugira ngo mwuzuze imbaraga z'umwuka wera. Urakoze papa mwiza, bwadufashe kandi dukomeze, utugire neza muri byose, uduhe umugisha kandi abari kunkurikirana ubahe umugisha, imbaraga zawe zibakoreho, abarwayi bakire, mwami uhindure mwami Yesu Kristo ibyananiranye ku buzima bwabo natagiye kurondora. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose, niko dusabe twizeye, amen amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Yesu yaravuze ngo amahoro mbasigiye, si nk'ay'abana b'abantu bajya bagira ute bajya batanga, ahubwo amahoro adusigiye ni amahoro ashobora gutuma waba unashonje ariko ukumva ufite amahoro. Niwe mahoro, niwe watwihaye, yaratwihaye. Ababisi amahoro bavuga ni ukuba bafite ibintu runaka, ariko umwana w'Imana agira amahoro, agira umunezero, agira ibyishimo, akaryoherwa n'aho ari kujya, kandi nta n'ibintu afite byinshi. Icyo gitandukanye amahoro y'isi n'ayo mahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo rero wayagira uryamye, wayagira ushonje, wayagira uhaze cyangwa udahaze cyangwa ufite. Amahoro ya Kristo niyo mbifurije mu izina rya Yesu Kristo. Dutegereje Yesu ugiye kuzagaruka, kandi Yesu ageze ku rugi. Yesu ageze ku rugi mwene data. Hari ibintu bitatu nshaka kubahishurira Satani yanze. Satani abantu yahishe kugira ngo batamenya ngire ngo sinzi uko mbivuga neza. Inyarwanda byacu nabyo ko byoroshye, twageze mu gihugu cy'amahanga tuvanga indimi twazimenya nazo ziratunaniza, twari tuzi nuko bimeze, ariko Imana yadufasha mu kuvuga abantu baze kumva. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo Satani uyu munsi wa none afitanye ikibazo n'abisi. Icyo ni cyambere. Abisi mvuga ni abapagani batizera, batanashaka kwizera, bo bifitiye izindi nzira zijya mu bindi byabo. Abo ngabo ni inshuti za Satani cyane, barararana, baragendana, buri kimwe cyose Satani wagira inama muri byose. Abo rero nta kibazo Satani afitanye nabo, ahubwo bo akomeza kubagirira neza mu buryo bw'umubiri bwabo. Uzabasanga abo ngabo nubwo batamba ibitambo, ariko akomeza kubafasha muri byose, bakagubwa neza mu isi nubwo nta mahoro bafite. So kabiri, nuko Satani adafitanye ikibazo n'abantu bitwa ngo akazuyazi, abantu badakonje batanashyushye. Satani we ntabwo afitanye nabo ikibazo, kubera yuko abo bantu nibazinjira mu bwami bw'Imana. Byakozwe ibice 3 umurongo wa 14. Yesu yavuze ngo utazanesha ntabwo azagerayo, ariko aravuga ati mubaye abanyabwenge mwanguraho izahabu ya zahabu ryatunganyirijwe mu ruganda, mukanguraho imyenda mukambika ubwo bwambure bwako mwambaye ubusa. Ikindi mukanguraho umuti mugasiga ku maso mukareba. Abo bantu ni impumyi, abo bantu bambaye ubusa, abo bantu n'abatindi bo kubabarirwa. Abo bantu rero ntabwo bazabana na Yesu. Satani rero we icyo abakorera ni ukubereka yuko kuririmba, kuvuga ubutumwa nta kibazo, ariko kandi nanone gusambana, kwinywera agacupa, gukora ibyaha byose nta kibazo. Umuntu akaririmba ari umuntu witwa umutinganyi, umusambanyi, umwesikoro. Urumva, umuntu akakora imirimo y'Imana ariko akora ibyaha, uwo rero bamwita akazuyasi. Ntakijijwe na nakonje, wari kugaragaza ibyo abakijijwe, ariko kandi imirimo ye ihakana iby'agakiza ke. Abo bantu Satani nta kibazo afite, ahubwo abongezamo imbaraga zo kubereka yuko ari abantu bitwa ngo nabera. Abereka ko bo ari bo banakijijwe cyane, kuko abo bantu cyitonderwa nta nubwo bagirana ikibazo n'abandi. Kabiri, nta nubwo usanga bo bakunda guhura n'intambara. Hoya, kuko umusambanyi ahura nabo bakaganira, bakumva bararyohewe. Umusinzi bahura nabo bakaganira bakumva bararyohewe. Umuntu utukana nk'umutwa cyangwa wenda mumbabarire kuba mwesha icyo kintu, niko twekera numvaga bavuga, umuntu utukana ibitutsi nk'ijana bitasa.
baraganira bakumva nta kibazo. Umuntu w'umwesikoro w'umujura baraganira uwo bakumva nta kibazo. Umuntu ukora ibintu byangwa n'Uwiteka bo baraganira ku bigo nta kibazo, kandi ngo araririmba, arabwiriza, arahanura, akora imirimo y'iki. Yesu arabona avuze ngo mwebwe munshimisha iminwa ariko imitima yanyu imba kure. Ariko abo bantu nubwo Yesu abagaragaje gutyo, muri twebwe tubareba tubona bakora, tubona bavuga Imana, tubona bahanura, tubona bagira imirimo runaka yitwa ngo ni y'Imana, ariko ngo imitima yabo iba kure y'Uwiteka. Rero Yesu akavuga ngo harimo abazaza imbere yanjye, Matayo 7:20, ngo hari abantu bazaza imbere ye ababwira ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe sinigeze mbabona. Bo bazashinga urubanza bavuga ngo no, twebwe mwami ntabwo ubizi ko twahanuraga mu izina ryawe, ntabwo ubizi ko twakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Nibwo Yesu Kristo ngo azaberurira ati, kuko uyu munsi ntabwo araberurira, uyu munsi bari mu murimo, ariko urabona hari amasaka noneho niba navuga ngo n'umurama, niba navuga ngo n'iki, murumva, ariko ngo ibyo byose biri gukurana, ngo ariko hari igihe hazaba afata akabajonjora nk'uko ngo umushumba jonjora intama mu ihene akazishyira hari ibumoso, intama akazishyira hari iburyo, akabwira intama ati nuko mwakoze neza muze, mbese ibyo byose mwabizi. Rero ngo Yesu ntabwo araberurira, baracyahogoza, babwiriza, bakora, bashumba, bakora imirimo yitirirwa iby'Imana, ariko ngo mu gihe Imana yategetse yashyizeho, Yesu ngazabaga ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Bivuga ngo password izatuma batajya mu ijuru si uko batabwirije, si uko batakoze imirimo runaka, ahubwo nuko ari inkozi z'ibibi. Reka no gutinda aho ngaho, hari naho yabivuze muri Zaburi avuga ati murabikora nk'abihorera mukagira ngo manywe namwe, ngo ariko umunsi umwe nzabishyira habona. Upfa aka kantu ngo uko bingana byose maze ngo mbiguhanire. Urumva ikintu gikomeye cyane, birakomeye cyane bene data. So rero ndagira ngo mbabwire ngo abo bantu bakazuyaze bo nta kibazo bafitanye na Satani, nta n'ikibazo bafitanye n'abantu, ariko umva abantu ubwoko bwa gatatu ni abantu bakijijwe, ni abantu bafite inzira zijya mu ijuru, zijya Siyoni, ni abantu bafite inyota yo kujya mu ijuru, yo kuvuga ukuri. Ariko abo bantu bo Imana yarabyivugiye, cyangwa Yesu Kristo yabyivugiye yuko bazahura n'akarengane gakomeye cyane, kuko ngo batakunze Yesu bakamurenganya, ngo ni nako abazakurikira Yesu bakwiye kurenganwa. Ngo kandi niba barenganye babahora gukora ibyiza, ngo muzishime munezerwe, ngo kuko ingororano yanyu izizaba ziri kuba nyinshi cyane mu bwami bwo mu ijuru. So rero abo bantu ba gatatu nibo ngiye kuganira nabo, ntabwo ari kuganira n'abantu b'abapagani, nta nubwo ari kuganira n'abantu bakazuyaje. Icyakoza wumvise ako karengane kajye kuzaba kw'abo bantu n'ibintu Imana ibifuriza kuzabona cyangwa kuzabajyanamo. Ahari nawe wakwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza nk'uko tusoma Roma 10:9, cyangwa se wakazuyaze ukihana ukareka ibyo wari urimo ugakiza ukamaramaza, noneho nawe ubwo mu bwami bwo mu ijuru uzageramo, kuko hari ibyiza ntabona uko mbivuga. Ndashaka gukoresha iminota itarenze 30, kuko abakozi b'Imana bambwiye yuko badashaka iminota myinshi. Bo abantu rero ndi kubwira cyangwa ndi kuvugisha ni abantu bitwa ngo ni abagatatu tuvuze bafite inzira z'igisiyoni, nibo bagiye kurenganwa, kandi harimo abazapfa, harimo abazakwa amashingano baba bafite cyangwa n'amatitire, harimo abazasigara bakomeye bagahabwa imbaraga, bakarushaho no kuba noneho beza mu buryo bwo mu mwuka, bakarushaho kwakira irindi hishurirwa no kuvuga bashize amanga, nubwo bazagenda barenganwa hirya no hino. Mwibuke
ndashaka kubanza dusome Bibiliya, dusome nk'umurongo sorry, ndashaka tubanze twifashishe Bibiliya kugira ngo mutaza kugira ngo ndi kuvuga ibintu bikura mu mutwe cyangwa bikura handi kuko abantu benshi bakunda ibintu bifatika. Dore Bibiliya ngiye, reka twifashishe ibyakozwe n'intumwa ibice 8, ibyakozwe n'intumwa nako ibice 7. Turahera katurebe byakozwe n'intumwa ibice 7. Turaza no gusoma na Daniel ibice 6, cyangwa Daniel ndashobora no kumuvugaho, abantu benshi bazi inkuru ya Daniel mu bice 6, ariko topic niyo kubabwira ngo abayera bagiye kurushaho kurenganywa, ariko itangazo ririho nuko Imana izabana nabo, kandi icyo bakwiye ngo gukora ni iki ngiki, ngo nukurarama bakareba Yesu Kristo niwe mutabazi wabo. Kandi ngo kurarama suko bizavaho kuri bose, bamwe bizavaho, bamwe bazitahira, abandi bazarushwa kugira imbaraga kugeza igihe Yesu azashaka ko bava mu isi. Byakozwe n'intumwa ibice 7 ariko 8 ko byambayeho cyane. Ibice 7 byakozwe n'intumwa, kandi rebe yegereye n'Abaroma. Haravuga ngo babyumve batyo bazabiranwa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikinguye n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami, nubabareho iki cyaha. Reka ngeze aho ngaho, Mwami wanjye, nubabareho iki cyaha. So na Daniel mu bice 6 nuko byagenze, nubwo umwami atabyishimiye, ariko no muri Daniel niko byagenze. Ariko ikintu nje kubabwira ni iki rero, nuko mu karengane cyangwa mu byago itorero rigiye guhura nabyo, cyangwa nuko nta kindi dukwiriye gusaba Imana ni ugutwuzuza umwuka wera. Nta kindi dukwiriye gukora kandi ni ugutumbira Kristo, ni ugutumbira ijuru, tukareba Imana na Yesu Kristo wadupfiriye. Haleluya. Ntabwo tuzareba abiwacu, ntabwo tuzareba abayobozi batuyobora, ntabwo tuzareba abatuvukaho cyangwa imiryango ikomeye cyangwa amagavumenti cyangwa ibindi bitandukanye, kuko abo bose nabo Satani yabakoresha mu kukurwanya. Ahubwo icyo tugiye gukora ngo ni ugutumbira Kristo, tukareba mu ijuru, tukareba Imana Data n'umwana wayo. Kuko mu gihe Stefano bari bamurenganya, ntabwo bamurenganya kuko yakoraga icyaha, ntabwo bamurenganya kuko yavugaga ibyangwa n'Imana cyangwa ibibatuka, hoya, ahubwo yavugaga kuza kwa Yesu, kuzuka kwa Yesu, kuzuka kwa Yesu. Ibi bintu bitatu ni ibintu abantu benshi bagiye bapfa bazira abakozi b'Imana. Stefano, iyo usomye ibyakozwe n'intumwa 24, usanga Stefano yageze i Roma ajya kwiregura, ari ukubera ngo yavugaga gupfa kwa Yesu no kuzuka kw'abantu bapfiriye muri Kristo.
kugeza aho bamushize mu rubanza, kugeza aho yahuye n'ibibazo baramwica. Itorero kuva kera kose uhereye kuri Kristo wacu nawe ubwe nta kindi bamurenganyaga, nuko yavugaga ngo abapfuye bazazuka. Isomye Yohana 8, abantu bamurenganyaga ni aba Bayuda, nabo bitwa ngo ni abasenga, nabo bitwa ngo ni abanyedini. Abanyedini mu minsi y'imperuka nibo bantu nizo ntwaro zikomeye ziri kunaniza itorero. Nibo bantu bari kunaniza itorero, cyangwa bitwa ngo ni abizera, bitewe nuko bamaze kwinjira muri systeme ya Satani. Abantu bitwa ngo baracyavuga ukuri bakomeza kugenda bakandamizwa, barenganwa, batotezwa, kuko idini kuva na kera ryakomeje kujya rirenganya abana b'Imana. Abantu barenganyaga itorero rya Yerusalemu abanyedini, abantu barenganyaga Yesu Kristo n'abanyedini. Aba bose barenganyaga Stefano dusomye ahangaha, kugeraho bamutera amabuye ngo kuko ari kuvuga iby'umucunguzi wacu Yesu Kristo, iby'uzaza. Akavuga ati ntago ibi bintu ni mwega byanaziye, kuko ngo amategeko yanyu arabivuga ku mucunguzi uzaza, yahawe abamarayika barayabazanira, kandi kuko niko bimeze. None ikibazo mukiriho nuko muri gushaka kunyica, kandi nuwo ngo mwaramwice kubera kuko kuva na kera muri abicanyi. Stefano arimo kwasobanurira uburyo uwo bishe, ubo babambye ni muzima, kandi nabo bazica bazaba bazima, bazongera babeho. Icyo gihe ngo akomeje kuvuga ibyo ari kubasobanurira iby'uwo mucunguzi wacu Yesu Kristo, ngo bazabiranwa n'umujinya mwinshi cyane, ngo baramugwira, ngo bamutera amabuye. Ngo Stefano we ntabwo yarebye abo bantu, nicyo ngubwira ngo ati nawe murokore, nawe umwana w'Imana, nawe uri gushaka kugira ngo uzagere mu bwami bw'Imana udafite ibintu bikwanduje, kandi warahamirije Yesu, ukwiriye kuzura umwuka w'Imana, ukwiriye kwambikwa imbaraga. Mani kwambika imbaraga kandi usenga cyane, kuko igihe tugezemo twinjiye mu gihe cy'icuraburindi, aho abantu benshi buzuye ikimodoka kiri gutwara abantu bajya ikuzimu, kandi basenga, kandi bavuga ngo barajye mu ijuru, bavuga ngo baraterana, bavuga ngo bararirimba, bavuga ngo barabwiriza, ariko wabareba ibyo bakora, wabareba ibyo bakubwira, ukabona bihabanye n'iby'Imana itubwira, ukabona bihabanye n'iby'ijambo ry'Imana ikubwira. Ndagira ngo mbwire abantu, Stefano ngo yamaze kuzura mwuka wera, ngatumbira ijuru, atumbira mu kirere, ngabona ijuru rirakinguye. Icyama buri muntu wese ijuru rikamukingurira. Umuntu wese uri mu nzira ari guhana akaga, umuntu wese uri guhana gahunda no kurenganwa, icyama Imana mu ijuru ikakingurira buri muntu wese ijuru, akareba mu ijuru uko iwacu sino. Iri jambo ndarikunda. Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3:20, aravuga ngo twebweho iwacu sino. Ahantu hatari iwanyu rero ntabwo wahoza amaso, ntabwo uhatumbira. Impamvu Stefano yatumbire mu ijuru nuko ariho iwabo. Atumbira mu ijuru ngo abona Imana Data, ngo abona Kristo, abona umucunguzi, abona umwana w'umuntu yicaye iburyo bwa Data. Harababwira ati mbonye ijuru rikinguye, ati bapfuka amatwi. Ndagira ngo nubwo wavuga ibimeze gute mu gihe tugezemo, nubwo wakora ibimeze gute mu gihe tugezemo mu idini, bazapfuka amatwi. Icyo ugiye gukora ni iki rero? Tumbira mu ijuru, uvuga ubutumwa utitaye ikigiye kuba. Niba uririmba, niba uri guhanura, niba uri gukorera umurimo w'Imana ku muhanda, niba uri kubwiriza ubutumwa hirya no hino, niba uri umukozi w'Imana, uri umwana w'Imana, uri umwigisha wa Yesu Kristo, uri umwigishwa, ndakubwiye ngo hanga amaso Yesu, hanga amaso Imana, kuko igihe tugezemo ni igihe abana b'Imana bagiye kurenganwa. Kandi ni Satani urimo kwinjira mu bantu benshi, kuko abantu barimo kugenda bihuza, yaba abaririmbyi b'isi bari kugenda bihuza. Hari abahanzi benshi banakoze igitaramo ejo bundi, baje bakora ibitaramo ejo bundi hano mu gihugu cya Uganda dimo, bavuga ati tugomba kuba umwe. Kandi bamwe bajya bageraho bakajya no mu matorero amwe, ngo bakajya kubwiriza, kuvuga ubutumwa, kuririmba indirimbo za gospel. Ubwo ni uburyarya.
itorero dukwiriye gukanguka, kuko igihe tugezemo ni igihe cyo kurangurura ijwi ryanyu, ni igihe dukwiye kuvuga ijwi rya nyuma, kuko Yesu araje, umukwe araje. Iyo usomye Matayo 25 ibice 6, Bibiliya itwereka yuko ngo urusaku rwawe rwinshi cyane gatuma umukwe araje, ngo timukanguke. Itorero niko kanya twari dukwiriye kwinjiramo, tukarangurura, tukabwira abantu yuko bakwiriye kuba maso, bakitegura. Akarengane kazababaho, ariko wowe akazuyazi, akarengane kazakubaho. Ariko umuntu ugiye guhagarara avuga ukuri agiye kurenganwa ku rwego natabona uko mvuga. Wari ufite amatayito runaka mu matorero, ayo matayito bazayagukuraho. Wari ufite uburyo bakubonaga mu idini urimo, kuko mpamvu mvuga mu idini nuko abenshi baba mu madini, ariko ibyo byose ugiye kureba ubona impinduka. Harimo abagiye gucibwa. Reka mbabwire aka kantu, ni muzi yuko abantu benshi bakunda kuvuga ubutumwa bwiza mu Rwanda, abenshi babaciye. Urugero murebereze iki? Ntabwo bamuciye. Abakozi b'Imana bagiye bavuga ukuri, bose bavuga ubutumwa Imana ibahaye, bataciye hirya no hino, bavuga imbwa mu izina ryayo, bavuga ubupfu kubw'uwo mupfu. Bose bagiye babaca, kandi bamwe bagenda babatega imitego myinshi cyane. So rero kubw'iminota irarangiye, Daniel se mvuge ngo Daniel baramuteze, baravuga ngo kubera ko umwami amukunze cyane, kubera ko umwami mbona mufiteho ubutoni, kandi ngo Daniel nta kintu kibi mubonaho, nta cyaha bamubonagaho, ngo biga imigambi yo gukora uburyo bamubeshyera. Babati rero dukora iki kintu, tuvuge ngo tubwire umwami yuko umuntu wese muri iyi minsi 70, umuntu wese uzibeshya agasenga cyangwa agasaba Imana iyo ari yo yose atari wo wasabye, akwiriye kujugunya mu rwobo rw'intare. Ngo Daniel akibona ko umwami yemeye icyo kintu, yuko ari itegeko rya media press ridakuka, amaze kurisinyira, amaze kuryemera, Daniel ntabwo byamuteye ubwoba, ahubwo ngo uko yarasengaga inshuro 3 ku munsi, niko bitubwira muri Daniel ibice 6, ngo arushaho gusenga, ngakingura amadirishya, ararangurura, arasenga. Imana yo mu ijuru yabonye, yarebye, yumvise, yamenye, yamugiriye neza bene data. Nubwo akarengane gatabuze kumubaho, ariko rajya mu bwenge Imana ntiyamutereranye, ntabwo Imana yamuhanye. Biratubwira ngo tuzaca mu muriro, tuzaca mu mazi, ariko ntabwo azadutembana. Bibiliya itubwira ngo tuzuzuzwa umwuka wera, cyangwa tuzabatizwa mu mwuka wera n'umuriro. Abantu benshi ntabwo barabisobanukirwa. Abantu benshi bazi ko ari ukwirira no kurya mu bintu byo mu by'iyobokamana. Abantu bitwa ngo barashaka kujya mu ijuru, baca mu muriro. Umuriro ni uwuhe? Nibi bigeragezo, nibi bibazo, nizi ngorane, naka karengane, abitwa bizera bagenda bakorana, kuko umwami wacu Yesu Kristo ari watubanjirije. Utari ufite ikintu na kimwe kigaragara mu rugo rwo mu mubiri, ngo afite amataje mama yambara neza, cyangwa nawe yatubanjirije mu karengane gakomeye cyane. Niyo mpamvu bavuze ngo niba barenganya muzishime muneze, kuko ingorane zanyu zizaba zongeye mu ijuru. Kuko niba barenganyije data wanyu cyangwa so, ni gute mwebwe batazabarenganya? Daniel ngabyumve, ngarasenga, ngo umwami ngo bamugere bati ngo Daniel kari gusenga inshuro 3 ku munsi. None itegeko rivuga ngo iki? None ngo umwami ngo kuko yamukundaga, ngo agerageza kumwegera, kugira ngo arari ijoro agira ngo Daniel ahari yenda bitamubaho, adahura n'icyo gihano, kubera ko yamukundaga cyane. Imana ishimwe. Ariko hari abami nukuri bagenda bitwara neza, nuko yitwaye neza. Noneho rero ngo umwami hari ijambo ryiza yavuze rikomeye, bamaze gufata umwanzuro byanze ni ngombwa ko bamushyira mu rwobo rw'intare. Yabwiye Daniel avuga ati nzi yuko Imana usenga iteka ryose, Imana usenga iteka ryose ntabwo izabura kugukiza. Haleluya. Ndagira ngo Imana barokore, Imana bizera, Imana bigishwa
ba Yesu Kristo basenga ntabwo izabura kubakiza mu byago mugiye guhana nabyo, ntabwo izabura kubakiza mu nshere, ntabwo izabura kubakiza bene data, ariko mubyitegure muzabigeramo. Danieli nubwo umwami yamubwiye gutyo, bamujugunye mu rwobo rw'intare, umwami ntiyanywa, umwami ntiyarya, umwami araniyasoma ibitabo, umwami arara ameze nabi. Erega ndagira ngo mbabwire ngo ntago Imana ntago bishimisha kuko ngo bari kutwica, ariko ijya yemera ko bitubaho, ijya yemera ko bitubaho kugira ngo babone yuko hari Imana ikwiye kwizerwa, Imana twemera tugahura n'ibibazo kandi ari nyembaraga ikabyihorera tu. Yesu araririmbye ati yari ari hehe Yesu arenganwa kuriya, ngo ibiri ahantu runaka Mana webye mvuge guki, ibiri ahantu runaka ariko suko idafite imbaraga, suko itanagukiza, ariko ibiri ahantu runaka, ariko ibigira ngo mu gihe runaka cyashyizweho imirimo yayo yigaragaza. Danieli bamaze kumushyiramo, Imana ishimwe ko yabanye na Danieli, ngo nuko umwami mu gitoro cya kare arazinduka ajya kureba muri rwa rwobo rw'intare ngo arebe niba koko Danieli akiri muzima. Ati Danieli mugaragu w'Imana usenga iteka ryose, Imana yabashije gukiza yahindi usenga iteka ryose. Ati Imana yohereje marayika ngabumba iminwa. Haleluya, haleluya. Ngo Imana yohereje marayika abumba iminwa. Imana igiye kumba iminwa y'abantu bitwa ngo bahagurukiye itorero. Bibiliya tubwira ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, badayimoni bagahaguruka, Satani agahaguruka, bazimu bakoresheje abitwa ngo nabitirirwa ngo ni ab'Imana. Ndagira ngo mbwire ngo ntabwo itorero bazarishobora, kuko hari 7,000 bitarafuka Bayali, kandi twiyemeje gukorera Imana noneho dushize amanga. Danieli bati marayika yaje, Imana imwohereje abumba iminwa. Imana igiye kubumba iminwa, nubwo bamwe bagiye kubicamo, ariko aragiye kumbira iminwa. Bigeragezo, magambo, ingorane, ibintu byose byarimo byikwikubitaho, Imana ije kugutabara. Harabona mumbabare mumvise ukuntu agiye mbitondeka, kubera ko iminota y'imike giye gukunda kuvuga byinshi, banumva ibintu bigenda bimanuka bagamanuka. Ndashaka kugira ngo mere nkaho ndekera aho ngaho, ariko ngo gwego kanya Danieli Imana yamukijije, ngo umwami yese atanga itegeko yuko ngo bakwiriye gusenga Imana ya Danieli yamukije mu rwobo rw'intare, ngo kandi atanga itegeko ngo abantu bamushizemo n'abagore babo n'abana babo ngo babazane babashiremo, ngo bataranagera mu rwobo hasi, ngo intare zarazamutse ngo zirabamenagura hamwe n'amagufwa yabo bataranagera hasi. Hari ibintu bigiye kuba ku bantu bahagurukiye itorero, hari abantu bari guhagurukira itorero, ariko hari ibintu bagiye guhura nabyo bikomeye cyane, kubera yuko bahagurukiye abantu bari kuvuga ukuri. Ariko nyaboneka ku itorero ndi kubwira abitwa ngo nabizera, abitwa ngo nabigishwa b'Imana, mukomere naho mwagera ku rwego rwa Stefana, yo yaratumbiriye mu ijuru bati ubababarire data, nubabarire iki cyaha ubababarire. Iyo mbabazi zavuyemo Sawuli abamo Paulo, arakizwa avuga ubutumwa kugera aho yavuze ubutumwa hirya no hino, kandi nawe yarenganwa. Niyo mpamvu navuga ngo nawe baramurenganyije, ngo kuko avuga ngo abapfu bazazuka, ngo Yesu ni muzima. Beneda ibaze kuzira ngo Yesu ni muzima, ibaze kuzira ngo kubwira abantu ngo mwihane ibyaha, ibaze kuzira ibyo bintu. Nshuti zanjye, nimutihana ngo mushaka uteka bikishoboka, nkuko tubisoma muri Yesaya ibice 55 umurongo wa 6, igihe kirasohoye yuko bugiye kuzamushaka mu mubure abitwa ngo n'abapagani cyangwa n'abakazuyazi. Ariko itorero mwikomeze kuwiteka, mutumbire Yesu, mutumbire Imana data, niwe uje kubatabara. Shalom ikiganiro nakagaruka. Ndagira ngo mbabwire ngo reka mfurikire ubu butumwa
kugira ngo butaba bunini bukaza gukomeretsa abantu baza kubwumva bubarambiye cyangwa abakozi b'Imana amaze kuvuga. Imana ibamera umugisha cyane. Mushaka kuri nimero yanjye ni 0756 ubanzaho akamenyetso 256. Murakoze cyane.